Umushakashatsi wo muri Harvard Ellen Langer yakoze ubushakashatsi maze agaragaza ko iyo utanze impamvu imwe gusa hatitaye ku mpamvu watanze ariyo bituma ubasha kugera ku cyo ushaka ku kigero cya 30%. Ubushakashatsi bwe bwagaragaje ko igice cy'ubwonko kibika amabanga yacu gifata umwanzuro kubera iyo mpamvu. Muri izi video ngiye kukwigisha uburyo butandatu bugufasha kwinjirira abantu maze ugatuma bakora icyo ushaka ko bagukorera. Iyi ni Nepo Limited. Izi video akaba ari summary y'igitabo cyitwa The Psychology of Persuasion cyanditswe na Robert Cialdini. Mu Kinyarwanda bikaba bishatse kuvuga ngo kugira imitekerereze yo kureshya kandi ureshya akemera. Mu bushakashatsi bwa Ellen yoherezaga umuntu ku mashini bafotoreraho impapuro. Iyo uwo muntu yahageraga agasaba ati mbese nakoresha imashini ifotora, 60% byatumaga abasha guca ku bandi bari ku murongo. Ni ibintu bitangaje, musabe muzahabwa. Ku yindi mashini iyo uyu muntu yasabaga maze akavuga ati ese nakoresha imashini yanyu kubera ko ndi kwihuta, byatumaga abasha guca ku murongo ku kigero cya 90%. Birumvikana ko kugira ngo utange abantu bari ku murongo bigusaba impamvu gusa, ariko biroroshye kurusha kugira impamvu kubera ko niyo yakoreshaga impamvu itumvikana. Mbese nakoresha imashini ifotora ko nshaka gufotora. Yakomezaga kugira amahirwe ku kigero cya 90%. Bigaragaza ko gutanga impamvu gusa kuvuga ngo kubera ko byongera amahirwe yawe. Kubera iki? Ni ngombwa kumva ko abantu nabo ari nk'ibindi biremwa, kandi buri gihe tugira uburyo dukoramo ibintu buhoraho. Bivuga ngo dukurikiza uburyo buhoraho tutabyitayeho, tukabisubiramo inshuro nyinshi hakurikijwe ibyo dukeneye by'ibanze. Dukunda gutekereza ngo oya ngewe ibintu byose nkora mba nabitekerejeho. Ukuri ni uko rimwe na rimwe utabitekerejeho. Niko turi twese. Niyo mpamvu ku bantu benshi kubabwira impamvu gusa bituma bemera. Tekinike ya mbere, kwitura. Umunsi umwe navuye ku ishuri maze mpura n'abantu bagendaga babyina mu muhanda. Bamaze kubyina bashimishije abantu, umwe muri bo yazanye agaseke maze ati ese mwagira ubufasha buto muduha? Abantu benshi nanjye ndimo twaremeye kuko bari bamaze kutubyinira kandi twari twishimye. Noneho bitekerezeho iyo baramuka baje mu isoko maze bati muduhe maze tubabyinire. Ni abantu bange bumva ko bakwishyura umuntu batatumiye? Nta numwe. Gusa kuba twe twamaze kureba byatumye twumva tubarimo ideni. Mukorera byinshi. Muri tekinike rero, ushaka ko abantu bagukorera ibyo ushaka, uzatsinda nuramuka utanze mbere y'uko usaba. Rimwe na rimwe ikimenyetso gito cyangwa impano nto ibihagije ku buryo umuntu atitaye ku buryo ari nto abantu bazakumva nubwo icyo waba basaba cyaba ari kinini kurusha icyo wabahaye. Muri iki gitabo hagaragaramo abitwa Hare Krishna nk'urugero. Ku bibuga by'indege bagenda baha ba mukerarugendo indabo nk'impano. Iyo wakiriye indabo zabo birangira utanze amafaranga make y'ubufasha. Indabo zishobora kuba zibatwara make cyangwa nta na make, ariko babona amafaranga menshi ku mwaka aturutse mu bufasha. Ni ingenzi kumenya ko iyi tekinike ikora cyane uko igihe kigenda kiba kinini hagati yo gutanga impano no kugerageza gusaba ibyo ushaka. Ibi bituma umuntu yumva baramugiriye neza aho kumuha ruswa. Iyi video nahirangiriye. Gusa iki ni igice cya mbere muri video 7 ku gutuma abantu bagukorera ibyo ushaka ko bagukorera. Ni summary y'igitabo cyitwa Influence, The Psychology of Persuasion. Kanda like kuri video kandi kugira ngo uzabashe kubona igice cya kabiri ukore subscribe ku rubuga rwacu www.inepo.com. Maze twese twiteze imbere. Inepo team, let the world